icyo umuturage akwiye gufata mu mutwe ni kimwe, nuko ubwa mbere kubana nk'umugore n'umugabo mutarasezeranye bikurikije amategeko na amakosa, uba umeze nk'umuntu urimo kwikururira ibibazo bizakuzaho, cyane cyane ryahohoterwa rikunda kuvugwa mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi ku isi rigendanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari naryo haza muri hohoterwa rishingiye ku mutungo. Ari naho dukomeza kugaragaza yuko ushobora kubana n'umuntu imyaka 30 nta kibazo mufitanye, ariko iki gihe yaba atakiriho kugira ngo uzagire uburenganzira ku mutungo we bikazakubera ikibazo. Ku kibazo kigendanye n'abantu babana, ubundi turabanza tugaruke ku kintu kivuga yuko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera yuko habaho ubushyingiranwe bw'umugabo umwe n'umugore umwe. Uvuga ngo nta wundi muntu uba ugomba kugira abagore babiri, ntago byemewe. Niyo mpamvu rero iyo byabayeho nk'uko bikunda kugaragara na hano mu muco w'Abanyarwanda, usanga hariho ubwo abantu usanga afite abagore barenze umwe, ndetse cyangwa se hakabaho n'ubariho afite abagore babiri, cyangwa se akanagira n'umwe ariko batarigeze basezerana. Icyo gihe rero ari nacyo kibazo tugiye kuvugaho, niko habaho ikibazo cyo kuvuga ngo ese mu gihe bigiye kuba ngombwa yuko batandukana, uriya mutungo babanagamo bigenda biti. Dufashe nk'ingero, usanga hariho nk'ubwo umugabo bamaranye n'umugore imyaka 30 ntago basezeranye, barabyaranye, bafitanye abana. Ese bigenda gute? Nkuko twari tumaze kubigarukaho mu ngingo ya 17 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda, igihari nuko gushyingiranwa kwemewe n'ugukorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, muri iki gihe ni mu murenge. Hanyuma rero bijye bishyika yuko ku mpamvu imwe cyangwa izindi uwo muryango idashobora kubana, kandi nyamara hari imitungo uwo muryango ifite, umugore yabaga mu nzu bubatse, ariko cyane cyane aho dushaka kugaruka ni mu gihe uwo mutungo wanditse ku mugabo wenyine. Uko rero bigomba kugenda ari nacyo twashaka kugira ngo tugarukeho ku bigendanye no kugira ngo turwanye icyaba nkaho ari hohoterwa rikunda kubaho ku bintu by'umutungo muri mwene aba bantu babanye mu buryo nk'ubwo ngubwo bw'uko babanye batarasezeranye byemewe n'amategeko. Mu magambo makeya, biragoye ko waza kuvuga ngo umutungo wanditse ku mugabo cyangwa se umutungo wanditse ku mugore gusa batarasezeranye, nurangiza ngo uwitirire abo bantu bombi. Ariko hari uburyo amategeko yateganije mu gihe umwe bibaye ngombwa yuko akeneye kongera gushyingirwa, cyangwa se akaba yakeneye kuba yatandukana n'uwo babanaga. Ese bazatandukana gutyo? Umugabo warumaranye n'umugore imyaka 5, imyaka 10, barasangiye, barafatanyije gushaka iyo mutungo mu buryo bumwe n'ubundi, ariko ikaba icyanditse ku mugabo gusa cyangwa ikaba yanditse ku mugore gusa. Itegeko rero rivuga yuko cyane cyane itegeko rigendanye n'ibyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivuga yuko iyo bagiye gutandukana bagabana ku buryo bungana umutungo bafitanye cyangwa wo bahahanye. Aha rero ikibazo gikomeye gikunda kugaruka ari nacyo cyanatumye tuvuga tutireka tuvuge ku iki kintu kugira ngo abantu barusheho kubyumva, ni ukwibaza ngo ni bihe bimenyetso bishobora kugaragaza ko abantu bafitanye umutungo. Ibyo bimenyetso rero nta bindi, ugomba kugaragaza ngo ese mujya kugura uriya mutungo wowe wa mugabo we cyangwa wowe wa mugore we wabashije kugaragara kuri ya masezerano y'ubugure ku buryo noneho ubasha kuvuga ati ariko dore byagaragaye yuko ku masezerano twaguze twembi, utagiye kubaho nk'umugabo ahubwo cyangwa se nk'umuhamya w'ubwo bugure, ahubwo ko nawe wabubayeho nk'umuntu wabuguze. Ibyo murabizi yuko tunarebye no kubigendanye n'umuco nyarwanda, ubusanga kenshi umugabo yagiye kugura no kubabanye usanga ari we bakunda gushyira imbere gusa, akaba ari wandika ku masezerano. Ariko bitewe n'ibibazo byagiye bikunda kuboneka kuri ibi bibazo by'imitungo, birakwiye yuko abantu bakwiye kubihugukirwa, bakabijujukirwa, bakamenya yuko igihe cyose ubana n'umugabo
mutarasezeranye, niba hari umutungo ubona nawe ufiteho uruhare atari uwe wenyine, wagakwiye nawe kugaragara kuri ya masezerano y'ubugure, bajya gukora mutation nawe bakakwandikaho, mukaba mwanditse ku cyangombwa cy'ubutaka muri babiri. Icyo gihe rero niba bidashobotse kandi ukaba utari no kubasha kugaragaza ko nawe kuri uwo mutungo hari uruhare waba waragizeho, nimuramuka mugiye gutandukana nta kintu uzabasha kugenerwa, nujya no mu rukiko bazakubwira yuko utsindwa kubera ko utabasha kugaragaza yuko uwo mutungo nawe hari uruhare wawugizeho. Ntabwo twirengagiza amategeko, ntabwo yirengagiza yuko ushobora no kubana n'umugabo akaba ari we ukora, ubona amafaranga yakomotseho ubutunzi cyangwa se amafaranga yatumye mubasha kugura uriya murima cyangwa se iriya parcelle cyangwa se iriya nzu, nawe waritaga ku bana mwabyaranye. Ibyo icyo ugomba kumenya nuko ntabwo bihagije, ahubwo igifite umumaro nuko nawe ugomba kugaragaza ikimenyetso bati dore umunsi ajya kuyagura kuri konti yanjye nanjye nakuyeho amafaranga aya naya, dore narayamuhaye aragenda nubwo tutajyanye kugura, ariko byibuze dore amafaranga nakuye kuri iyi konti dore narayamuhaye. Dore se ahubwo mbasha kugaragara no ku masezerano y'ubugure. Igihe cyose rero utari wasezerana wivuga ngo ne kwiteranya, ahubwo tekereza ku kintu cyo kuvuga ngo ese ko uyu mutungo uri kugurwa mu mafaranga twari duteranyije, twari dufatanyije twese, ariko ukaba mu by'ukuri nta hantu ubasha kugaragara muri ayo masezerano y'ubugure, zirikana yuko igihe cyo gutandukana nikigera nta kintu na kimwe uzabona. Noneho tunagarutse no ku kigendanye no kuvuga ngo si nuko mutandukanye gusa, nibibaho n'igihe cyo kuvuga ngo hagiye kubaho ikintu cy'izungura, ntabwo wowe mugabo cyangwa wowe mugore ubana n'umugore mutasezeranye, ntabwo uri mu bantu bemerewe kuba wamuzungura, kuko ntabwo itegeko riguteganya mu bazungura. Ni ukuvuga ngo bya bindi uharaniye imyaka 30 ubana n'umugabo n'umugore mutasezeranye, umenye yuko nta mumaro uzongera kubigiraho, nta yindi nyungu uzabigiraho. Icyakora niba mwarabyaranye, abana bazaba bafite uburenganzira bwo kuzungura umwe muri abo, ariko we ku giti cyawe ntabwo ushobora kuzungura umuntu mutashyingiranywe. Kandi nyamara ushobora gusanga hari nko ahantu usanga umugabo n'umugore, umugore agasanga niwe ukora cyane, niwe winjiza, niwe ucuruza, ariko ibigiye kugurwa byose bikajya bigurwa mu mazina y'umugabo gusa. Wowe mugore watanze ari amafaranga cyangwa se wanabigizemo uruhare, nta hantu na hamwe ubasha kugaragara mu masezerano y'ubugure. Menya yuko uwo mutungo wanditse kuri umwe muri mwebwe, undi atawufiteho uburenganzira. Ni nabyo byabayeho mu bigendanye n'inkiko, hari ibirego bitandukanye byagiye bijya mu nkiko, noneho urukiko rw'ikirenga rugaragaza ko kuba warabanye n'umugabo gusa cyangwa se warabanye n'umugore ariko mutarashyingiranywe mu gihe runaka, ntabwo biguhesha uburenganzira ku mutungo wanditse kuri umwe muri mwebwe. Ahubwo ikikwiye kuguhesha ubwo burenganzira nuko ugomba kugaragaza yuko uwo mutungo mwawuhahanye, cyangwa se ko uwo mutungo nawe mwari mufitanye. Uvuga ngo niba mufitanye uba ugomba kuba ubanditseho mwembi. Muri uko kuba ubanditseho mwembi rero niko kwa kundi uzabasha kugaragara amasezerano y'ubugure, cyangwa se ukabasha kugaragara wenda ku cyangombwa cy'ubutaka. Ni byari noneho umwana cyangwa se abana bavuka ku uwo mugore cyangwa se ku muntu utarasezeranye n'undi bashobora kugira uburenganzira kuri uwo mutungo. Abana nabo kugira ngo bashobore kugira uburenganzira kuri uwo mutungo, bisaba ko baba ari abana banditswe kuri uwo muntu ufite umutungo. Ni ukuvuga ngo niba mwarabyaranye umwana umwe, 2, 3, ariko ntimubajyane ngo mujye kubandikisha mu biro mu bwanditsi bw'irangamimerere, wicare uzi neza yuko abo bana nabo nta burenganzira bazigera bagira kuri uwo mutungo. Nuriya mugore cyangwa umugabo babana mu buryo batasezeranye, uwo mutungo wanditse kuri umwe muri bo nta burenganzira afite bwo kuzawuzunguraho. Niyo mpamvu rero bisaba yuko nubwo mubana mu buryo butasezeranye, butemewe n'amategeko nk'uko twatangiye tubivuga, birakwiye yuko abo bana mwabyaranye bagenda bakajya kwandikwa mu biro by'irangamimerere, bakwandikwa kuri abo babyeyi bombi. Ni nabyo bizabahesha uburenganzira bwo kugira ngo babashe kuba bazazungura
kuri uwo mutungo. Ibitari ibyo ntago bazigera bawuzunguraho. Nuriya mudamu we kubera ko batasezeranye, igihe cyose bigaragara yuko atigeze agira uruhare mu guhaha uriya mutungo, cyangwa se uriya mugabo nawe akaba adafite uruhare, atabasha kugaragaza uruhare rwe mu gushaka uriya mutungo, kandi abitangira ibimenyetso bifatika atari mu magambo gusa, ntabwo afite uburenganzira mu kuzungura uwo mutungo. Ibimenyetso ni bwa mbere dushobora kuvuga ni amasezerano. Reba ko niba mwagiye kugura parcelle cyangwa mwagiye kugura inzu, amasezerano bagize ese nawe wayanditseho yuko mwaguze mufatanyije. Hari uburyo abantu bandika amasezerano nawe ukaba wari uhari, ariko ukaza kugaragara mu batangabuhamya bw'uko nawe wari uhari ubibona yuko yaguze, ariko umenye ngo ari kugura mu mazina ye bwite n'umutungo ugomba kuzamwandikaho we wenyine. Ni byiza rero niba mugiye kugura rwa rupapuro abantu bandika, bakwiye kubiba bafite icyo kimenyetso, nawe akaba cyanditseho. Byanaba ngombwa baba bagiye gukora mutation, nawe umugabo cyangwa umugore ugasaba ko nawe ujya ku cyangombwa cy'ubutaka, cyangwa se ukagaragaza uti dore umunsi ajya kubigura nafashe amafaranga ari kuri konti yanjye, wenda n'urugero ni 1,000,000, ni 100,000, ni 500, ibyo ayo mafaranga nayo yihereje kuri konti ye, dore aho nayamuhereye, bityo rero niho yakuye amafaranga yo kujya kugura. Ibyiza rero twavuga nuko abantu bagakwiye gukora ibishoboka byose mu masezerano, bakandika yuko baguze bombi, no muri mutation bakiyandikaho, kurenza ko uzajya gusabwa ibindi bimenyetso akenshi uzasanga utanafite. Ikibazo gikunda kuboneka mu bigendanye n'izungura ni kuri bari abana usanga batarigeze bandikwa ku babyeyi babo. Ugasanga uvuga ati papa ni Habimana, ariko bajya kureba mu bwanditsi bw'irangamimerere bagasanga ntago umwanditseho. Rimwe na rimwe rero abantu ntibanazi yuko kwandikwa ku mubyeyi nabyo hari igihe kijya kigera amategeko akavuga ko habayeho ubuzimi. Muri ubwo ngubwo ni nka ryari, cyane cyane nyuma y'imyaka 5 ugize imyaka y'ubukure, iyo utashoboye gutanga ikirego gituma cyo gushakisha umubyeyi, ubwo nuvuga ngo nta nubwo ugishoboye kugitanga, kabone naho isi yose yabizi neza yuko uri umwana wa Habimana, ariko kubera ko utamwanditsweho kandi none ukaba wararengeje imyaka 5 ku myaka yawe y'ubukure, icyo gihe ntabwo ushobora kuba ukigize uburenganzira ku kuzungura. Icyo umuturage akwiye gufata mu mutwe ni kimwe, nuko ubwa mbere kubana nk'umugore n'umugabo mutarasezeranye bikurikije amategeko ni amakosa. Uba umeze nk'umuntu urimo kwikururira ibibazo bizakuzaho, cyane cyane ryahohoterwa rikunda kuvugwa mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi ku isi, rigendanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari naryo haza muri hohoterwa rishingiye ku mutungo. Ari naho dukomeza kugaragaza yuko ushobora kubana n'umuntu imyaka 30 nta kibazo mufitanye, ariko iki gihe yaba atakiriho kugira ngo uzagire uburenganzira ku mutungo we bikazakubera ikibazo. Icya kabiri nuko noneho niba byanashyitse mukabana mu buryo budakurikije amategeko, nimugende ngo mujye ku murenge babasezeranye, icyo ukwiye kumenya nuko niba hari umutungo mugiye kugura mwembi, ukwiye kubandikwaho kugira ngo we kuzahura n'ibibazo bizaza nyuma. Ni ukuvuga ngo niba abana batarigeze bandikwa ku mubyeyi wabo, nawe mwabanye mu buryo budakurikije amategeko, ukaba utarigeze uwo mutungo nawe ukaba utakwanditseho, dushingiye ku itegeko ry'izungura, ababyeyi cyangwa abavandimwe bumwe muri uwo nguwo wanditsweho ubutaka nibo bazafata iya mbere mu kuzungura. Abana bugasanga bagiye ku ruhande kubera ko ntabwo baharaniye bwa burenganzira bwabo kugiye. Wa mubyeyi, wa mugore cyangwa se wa mugabo nawe utarigeze wiyandikwaho kuri wa mutungo, kuko birashoboka yuko n'umugabo n'umutungo ushobora kuza wanditse ku mugore, akaba ari we uwugura, umugabo babana we ntaba ari we umwanditseho. Icyo gihe umwe muri abo ngabo nawe nta kintu azabasha kubona. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyo ari umutungo wanditse ku bantu babiri, ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo baba wanditseho 50%, 50%. Akenshi niko bigenda iyo cyane cyane nk'iyo bashyingiranywe nk'ivangamutungo. Iyo bashyingiranywe ubundi buryo bw'icungamutungo butandukanyeho, biterwa n'uburyo babyumvikanye. Noneho rero muri icyo gihe rero iyo umutungo w'umuntu ubanditseho, buri wese aba ufiteho uburenganzira 50% kuri 50%. Undi muntu ushobora kuzawugiraho uburenganzira nyuma yuko umwe muri bo atakiriho ni abana bemewe n'amategeko cyangwa se abazungura bemewe n'amategeko.
abazungu rero uburyo bakurikirana yari umugabo n'umugore bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko, habanza uwo bashakanye niwe muzungura, ari mu bazungura ba mbere, hagakurikiraho abana iyo bavuyeho hajya hakurikiraho ababyeyi bavaho, hagakurikiraho abavandimwe, kandi twibutsa ko buri rwego ruzitira urundi. Ni ukuvuga ngo niba iyo tuvuze ngo urwego ruzitira urundi, ni ukuvuga ngo niba umugabo tuvuga umugabo niwe witabye Imana hagasigara umugore, ubwo umugore niwe uhita uzungura, abandi ntago baba bashobora guhita bazungura kuko uwazunguye bwa mbere ni wa mugore ugihari. Nyuma yaho iyo nawe atagihari, abana nabo bagahita bakomeza gutyo. Ni ryari noneho umwana wavutse ku wundi mugore utari umugore w'isezerano agira aho abona ku mutungo w'umuryango? Ashobora kuwubonaho gusa iyo nawe yagiye bakamwandika mu bitabo by'irangamimerere. Iyo batamwanditse mu bitabo by'irangamimerere, nta kintu na kimwe bashobora kubona mu bigendanye n'izungura.